Estine baramushatse ndihangana umwana rwose urera umwana wawe umwana mutoya ufite imyaka no uziye kumurusha nka senkani Estine abaragenda avuga ntaribi ubu nyine niko Imana yayipanze buriya n'igeno ry'umuntu yagiye ntaribi ariko ndavuga Dorcas we ntago yantanga ntacyo waba uri kumarira hano ntacyo waba umariye nta n'ikintu twatumariranye ngewe nawe waba uri gutuma ngumirwa kandi abakoga basaza vuba ndavuga ntaribi reka ntegereze uretse gato ni wowe uri kunsajisha haba haje ibiryo ryase niyo boss koko agutange gushaka umugore Yesu Kristo umwana ungana kuriya mutoya abana wareze bose baragibwa na Dorcas ni vuba bansigaro nicaye hano ngenza nibaraguza wumva nta soni ufite erega ndakubona ni kote wanigirije na Bruce dafite umugore wowe uri aho ngaho uri nyuma y'abantu wowe n'ingano yawe n'ukuntu ngana inyuma y'umwana wareze wowe ibyo wumvishe niko kuri ndetse ibyo wibaza nanjye nibyo nibaza ese Irene Aisha bahujwe n'iki ese byavuzwe n'ukuri cyangwa se n'amagambo y'abantu ibya social media cyangwa se kwishakira views cyangwa se hari izindani zihishemo ibyo byose ndaje ngo tubiramburira hamwe kugira ngo turebe ukuri ese Irene na Aisha barakundanye cyangwa se ni bya bindi bisanzwe reka tuze turebere hamwe wibuka gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi akantu ku kandi ngiye wumva ni Jean Desire Info nyuma yuko tubonye amafoto menshi ndetse n'amavideo menshi ajya hanze agaragaza yuko Irene na Aisha baba bakundanye byanze bikunde byashoboka ko byatari ukuri cyangwa se byashoboka ko baga bari gushaka ubwamamare cyangwa se views ariko se bigera hariya cyangwa se n'amaso yacu abona nabi ndetse nyuma yuko tugiye tubona amavideo menshi amafoto menshi Aisha ndetse na Irene barimo kwifotozanya cyane cyangwa se arimo kujya hanze ku mbuga nkoranyambaga cyane ndetse biza no kuvugwa cyane ko baba bakundanye ariko nawe watungurwa no kumva Aisha avuga aya magambo kuri kamera aya magambo avuga ati bansigaro nicaye hano ngenza nibaraguza wumva nta soni ufite erega ndakubona ni kote wanigirije na Bruce dafite umugore wowe uri aho ngaho uri nyuma y'abantu wowe n'ingano yawe n'ukuntu ngana inyuma y'umwana wareze wowe Irene ese urabona urwo rutwe rwawe rumaze iki ese urabona usaziye iki ukigabo kingana gucyo kubona wabona abo wareze barimo bagenda bashaka wowe ukiri aho ngaho ese wowe uribaza iki ese wowe ubona utekereza neza ese wowe ubona uri umuntu ibyo ni ibintu byakomeje kugenda bitungura abantu benshi ndetse ku bantu twe tuzi ko bakundanye Irene ati ese aya magambo uvuga ni ukuri cyangwa se urukumva uri muzima njye ntabwo nabasha kugira umugore kubera ko ibyo bintu mo kuvuga bitafite 12 cyangwa se utakakwiye kubivugira hano kuri kamera byakakwiye kuba biri silent cyangwa se biri ibanga amagambo yagiye atangaza abantu benshi reka wumve ibyo Aisha yagiye avuga Aisha ati ese urabona kubona Vestina yansiga hano ukabona niyo boss kagutanze ibyo byose urabona atari ibintu biguteye isoni uraho n'urutwe gusa ayo ni amagambo Aisha yagiye yivugira nyamara ibyo twita nka prank kandi atari prank kandi ari ukuri ese aya magambo wowe urumva ari ubuhoro cyangwa se ni abantu baba bakundanye kuko biri seriye cyangwa se twewe tureba nabi cyangwa se imitekerereze yacu nitwe dutekereza nabi ikibazo twibaza twese nuti ese Irene na Aisha bari mu rukundo cyangwa se ntago bari mu rukundo ibi byose bije nyuma yuko umukobwa umwe ndetse ukina amafilime hano mu Rwanda muri sinema nyarwanda ari wo bita Nana ashingiwe mu rukiko cyangwa se ashatse umugabo ndetse umugabo ufite amafaranga atubutse ibyo rero bivuga ko biri kumutera agahinda ndetse n'umukobwa bakinanye cyane ndetse aho ubona ko Irene cyangwa se abona ko abandi bakobwa barimo kugenda
bamusiga nk'uko ari kubivuga, ari kuvuga ati ese urabona ntari kugumigwa, urabona ntari guhera kwishiga. Ndetse kandi ni ibintu bikomeza kugenda bivugisha abantu benshi cyane. Nyaboneka musengere u Rwanda kuko birakomeye. Ndetse urabona ko Aisha ahaboneye ko bari kugenda bamusiga ubucogocogo ndetse biri kugenda bikomera, ndetse ari kubona ko imyaka iri kumusiga, kandi bujya kuko ntabwo imyaka igenda isubira inyuma. Burya iyo umuntu ari gukura ntabwo ajya aba umwana cyangwa se ngo imyaka isubire kuba ubwana, ahubwo imyaka irakura. Ibyo ngibyo nibyo biri gukora kuri Aisha. Rero Aisha akavuga ati yo baragiye baransize, baragiye bose abo nareze abo narebaga bose baransize. Ndetse ni ibintu biri kugenda bivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, ndetse birimo kugenda bitangaza abantu benshi. Ndetse abenshi bari bazi ko Irene ari we mugabo cyangwa se ari we musore ugiye kuba yipevera iki gikobwa cy'igishisha, ndetse iki gikobwa cy'igisabo mu Rwa Gasabo, iki gikobwa cyiza cyane akacipevera muri uyu mwaka. Ariko ibintu biri kugenda biba rudubi, biri kugenda bijyaho bitakakwiye kuba bijya. Ndetse ni amagambo Aisha ubwo wabonye ko arimo kugenda avuga, agenda amubabaza, amutangaza, ndetse agenda amubabaza, kandi ubona ko ari seri, yari ukuri. Ndetse ibyo ni ibintu byakakwiye kuba we Irene ari kuvuga ati byakakwiye kuba biri safe, cyangwa se ari ibintu byakakwiye kuba ari ibintu bitakakwiye kuba bigaragara. Cyo ngaho nguko ibintu byose turakomeza turebere hamwe. Njyewe urimo kumva muri aka kanya ni Jean Desire Info. Nyaboneka uramenye ntuve hano utakanze subscribe kugira ngo tujye tubana akantu ku kandi, ndetse amakuru, ndetse filime zigezweho, ndetse ibinyamakuru byo byanditse muzajya mubishakira hano cyangwa se muzajya mubisanga hano. Nyaboneka niba uzi gukunda filime kandi zikunzwe, ndetse wicara ushaka kureba ukumva ko ubwawe ushaka kuruhura mu mutwe, nta handi uzajya urasanga filime nziza ni ahangaha. Nakurangira filime ziryoshye zigezweho, ndetse filime zigisha. Cyo ngaho nguko nyaboneka musenge mukomeje. Njye wumvaga ni Jean Desire Info. Ciao, salavista.